ese mwabonye ukuntu hajya habaho conflict cyangwa se amakimbirane hagati ya generation z'abantu bakuze n'abajene, cyane cyane urubyiruko rwo dukunze kuvuga ngo abantu bakuru ntibatwumva, ibitekerezo byacu ntibabiha umwanya, ariko n'abantu bakuru kumva barimo baravuga ngo abana b'ubu ntibacyumva, bafite amaraso ashyushye, bahindagurika buri kanya. Ese ubundi ibi bintu ni ibiki? Seba, ndagira ngo tuganire kuri ino ngingo ku makimbirane ari hagati ya generation z'abantu bakuze n'abantu batoya. Urabona ahantu isi igeze, ibintu birimo birihuta cyane. Abagenzi cyangwa se abo bakiri bato bari kubivukiramo, bagasa nkaho babigiriyemo amahirwe n'umugisha wo kugendana nabyo, kandi isi ari nahigana. None tukagira na generation iyo yatawe n'ibyo bintu, ahubwo iri gushaka kongera gufitinga, ariko ikabona ntiyakitwara nka ya young generation, then agahitazamo kantu ko kutumvikana. Uruhande rumwe rugashinja abandi kutumva, urundi rugashinja abandi ko rutabumva. Yego, ibyo bintu bitekerezaho iki? Murakoze cyane, mbanze nshimire abakunzi ba Biscom Aguka. Nabwo iki kiganiro ngira ngo musanzwe mutumva tuvuga ku mishinga y'iterambere, ariko turagira noneho twumve imibanire hagati y'urubyiruko n'abakuze, nabwo ingaruka bigira ku iterambere, zaba nziza cyangwa imbi, kugira ngo nabyo tubijyanemo neza. Kuko nka benshi tugunda kuganira mu bitekerezo ku byo tuba twakoze, mwese mugaruka ku iterambere, ariko ubusanga ku rubyiruko hakirimo gap nini cyane, aho usanga ababyeyi cyangwa se abakuze babyegeka ku batoya ngo ntibagishaka gukora, abatoya nabo bakabyegeka ku bakuru nimudufasha ngo natwe twiteze imbere, ugasanga bibaye ikibazo. Ese koko ikibazo nibaza, ngira ngo tuze kuganiraho n'abantu mutureba, mutwandikire muri comment mwe mu byumvute. Kuko abantu bato yasinze imyaka turi bufatireho, ariko abiyita urubyiruko, kuko ntago dushoboye cyangwa ntidushobotse, cyangwa nta bitekerezo dufite byatuma duterayo. Ubwo ucunze inzego z'abantu bafite amafaranga, bari mu buyobozi, bari he, uretse ko dushimira Imana mu Rwanda rwacu ruri guteza imbere urubyiruko, n'ahandi hose muri East Africa turi kubona abajenizi bashaka impinduramatwara kugira ngo nabo bajye mu bintu. Yego, ariko noneho twigarukiye muri bwa buzima bwacu dusanganywe bw'iterambere. Hano icyo duhora tuvuga ni ukugira ngo twaguke, dukore business, ariko tunafite mind. Ubundi urubyiruko ntidushobotse. Ngere kamere ku rubyiruko, ariko ndahera ku bibazo urubyiruko rufite rw'ino minsi, nabo baraza kutubwira muri comment. Ikintu cya mbere nabonye, hari ukuntu dukura tugakurira mu miryango, ababyeyi aribo badufatira imyanzuro kuva kuri A Z. Ugasanga uko waraye, uko wiriwe, icyo wariye, aho wagiye, buri kimwe cyose, izo nshingano ni iz'umubyeyi guhera ufite umwaka umwe cyangwa se guhera ukivuka kugera wowe ugiye kubaka urwawe, aho ushobora gusanga n'umubyeyi yanagushakira n'uwo mushakana. Ibyo bintu nabyo niyo mibare nayo ijyebaho. Ibi bintu rero bigira ingaruka, ari nazo dushaka kugarukaho muri kano kanya. Iyo umuntu utamureka ngo agire umwanya, agire decision making, ababyeyi bakaye batubyara bafite inshingano zo kuturera, ariko uko umwana agenda akura, ukagenda umureka ukamwereka ko ari inshingano agomba kwigiraho n'imyanzuro agomba kwifatira. Ariko iyo ugenda umwereka ko buri kimwe cyose ugomba kumutekereza, ugomba kubimukorera, bigenda gutyo. Nicyo kintu rero mvuga ko ababyeyi cyangwa se abantu bakuru, ya generation wari uri kuvuga, itumva urubyiruko. Kubera iki? Nabo nabuhate bagira, kubera iki? Bakuze. Ubwo turi ku rubyiruko, nari kukubwira kuri icyo kintu cy'ababyeyi ukuntu bashobora kubigiramo uruhare. Ubwo n'ubwo baba barakreate ikintu twakita nka dependent. Yego, ugasanga umuntu ahora ategereje, barangira gutya. None n'umubyeyi nubwo abikora akibagirwa ingaruka bizagira, bizatuma nawe nta cyizere agirira umwana. Ntabwo uzigera umenya ko yakuze umuntu aba kubuhera afite akiri umwana kugera agira ubwanwa mfite baracyamutekereza, bituma n'ibikorwa by'iterambere atekereje bumva ko icyo kintu atagishoboye. Umwana akaba yavuga ati papa nagize igitekerezo, ndashaka gushinga ka business runaka, mu amafaranga ngende mbikore. Aba ngo wabuze iki? ngo umuhano mu rugo buri kimwe cyose uzagira gute uzakibona jya muri company ukore nabwo ajya muri company akaba ari hari wo gutera kasha ariko nta kintu gishya yazana mu kigitekerezo cy'uburyo ibintu byagira gute byakorwa araho nk'umutako araho nka represent ariko nagari we mutwe wa company n'urugero dukora iki none reka tujye ku gice cy'amabyo nende kuvuga ku rubyiruko rusa ibintu bituma nyine babafata nabi noneho ku babyeyi rero nabo nabyo narimaze kubigarukaho wenda nubwo nabyikijeho cyane ababyeyi hari ukuntu nabo babigenza rero ugasanga natwe urubyiruko rw'iki gihe dutwawe n'ibigezweho
igihe cyose bampaye amafaranga cyangwa mbonye amafaranga, yaba ari impano, yaba ari gift, ubwo impano nizo gift, yaba ari ayo bampaye mu bikorwa runaka, ntabwo ngira wa muco wo kwizigamira cyangwa se wo gushaka kwerekana ko hari ikintu nakora, ahubwo mura mu bintu byo kurya. Nihe habaye party niho ndi, nihe habaye ibirori niho ndi, nihe byabaye ngo basigaye bavuga ngo nihe byabereye niho ndi, nihe hahiye niho ndi. Ibyo byose rero bituma umubyeyi nawe yifata akavuga ngo se uyu muntu naducya abonye ahita ajya kwishimisha, ajya kwambara neza, yirirwa yasohotse n'abacuti be. Benshi ubusanga n'abafite ubushobozi bufatika barayamuhaho kugira ngo ayaguremo ikintu cy'agaciro. Reka tuvuge nk'umuntu yaguzemo ubutaka cyangwa ikibanza, ejo kizunguka akahita ajya kwigurira imodoka. Buriya tugiye kureba mu mitungo umuntu agira, imodoka ni bya bindi twita liability. Liability ni ikintu cyose gikura amafaranga mu mufuka wawe kandi atazagaruka. Imodoka ejo yagwa ku gikuta, yagira gute, ni nayiguze witaye agaciro, sibyo? N'umuntu yapfa, bikenewe rata inshuti zanjye ibikeneye cyo. N'umuntu yapfa, ariko twiyo turi kubara tubarira umuntu muzima, ntabwo turi kuvugira kuzapfa, kuko niyo byose turi kuvuga ngo izo conflict zose turi kuzibarira bariho, ntabwo tuzibarira abazapfa. Ubwo ukumva ko n'imodoka ukimara kwigura iba yatagaciro deja ku kanya, ntabwo uyisubiza ku isoko wabona yandi wayiguzemo. Unabibonye ngo ni gake bibaho, ariko tureba ka general cyangwa se bya bintu bibaho kenshi, nuko bigenda ku ruhande rwanjye. Iyo niyo mpamvu ya mbere mbona ituma ari yo conflict, cyane cyane ku bakuze n'abatoya, cyane cyane ariko mu rugamba rw'iterambere. Abatoya icyo babonye gitoya, aho kugishoramo imari kugaragaza ubushake, muri kugaragaza ko mukeneye kuryoshya, mukeneye kubaho mu isi ya karabaye hahiye. Abakuru nabo kubera kubarera babona ko mukeneye guherezwa buri kimwe cyose, ntago babizera nk'abantu bagira icyo mukora ngo habeho icyo twita decision making. Aho ngira ngo kubera icyo kibazo ubwo hajemo ikintu cy'uko abantu bafite depression. Umubyeyi akavuga ati nabyaye umwana ariko sinamusigira ibintu ngo azabizungura abivane ku rwego rumwe abigeze ku rundi, ariko umwana akavuga ati umubyeyi nawe nta kintu n'ubundi ntanyizeye, ntacyo amfashe. Ahubwo ugasanga umwana agiye no kwiba ibintu by'iwabo. Usanga kenshi sinzi niba ujya ubibona, nika zijya zibaho, ugasanga baratubwira umubyeyi afashe ibintu by'abiraza undi mwana ngo yitwaye neza kurusha, ugasafashe nk'undi mwana wo mu wundi muryango, afashe imitungo ye wenda yageze mu zabukuru, avuze ngo we ngo genda ugere gutya, afashe company ye yanditse kundi muntu, ariko akavuga ngo sinayishyiramo wanjye ndamuzi, nagashoboka. Nese ikibazo ngewe ndimo ndibaza abantu mudukurikiye, ngewe cyo kintu muzakinsubize kuko nanjye nkeneye kukihugura. Nuko tudashobotse cyangwa nukubera ko ariko twarezwe bajeyi, bitugwingiza ubwenge bwacu kumva ko tugomba kubaho dusabye abandi. By the way, gusa ugasanga uhora uguzuri n'umugabo ariko rwose byanze uhora usaba. Tukaba twarakuze ari uko dufite abantu batureberera, batadutoje kwirera cyangwa kwireberera. Icyo nicyo kibazo, cyangwa nuko n'abakuru badashaka guhinduka ngo bajyane naho isi igeze, bapudetinge bavuga ati sasa ibintu byarahindutse. Turi mu isi yihuta nkuko natangiye mbivuga, ifite ibintu birangaza byinshi, ahubwo ngo ababyeyi bagerageze babane n'abo bana muri ibyo bintu. Yewe bari abana baranakuze, harimo n'abantu n'abagabo. Buriya tuvuze urubyiruko ntabwo ari abana gusa, ariko duhora tubona ngo abana b'urubyiruko rw'ubu yego hamwe nitwe mbaraga, ariko ubundi nitwe kibazo. Yego njyewe ndaguha urugero rufatika. Hari muri serivisi nanga, ntabwo mbavuga amazina, ariko ni ibintu nigeze kubona by the way, muri serivisi yo kongerera ubushobozi abantu, kubaguriza n'ibiki. So hari case imwe yabayeho, umwana rwose w'umukobwa ubona ukiri muto ushaka kwiteza imbere. Urabona tugira ubwenge bwinshi, ubwenge tubukura ahantu hagiye hatandukanye, ubumenyi. Nshobora kuvukira mu muryango bakamu uburere, nshobora kujya ku ishuri nkahakura uburere kuko aho mbakura n'abantu. Noneho ariko reka nitejya ku kantu k'imyitwarire tugira n'ibitekerezo tugira, uburyo bigirwamo uruhare n'abo twirirwana. Nshobora kuba naravukiye muri umuryango nk'uko natangiye mbivuga, buri kimwe cyose bakimenyera kugira n'uno munsi yewe n'umugore cyangwa umugabo nzashaka bazabimenyera, n'inzu naho nzaba nuko nzabo byose bazabimitiramo. Ariko nagenda najya ku ishuri muri za societe, muri wa muryango mugari nirirwamo, nkahuramo n'abandi bana bafite uko babikora. Twa dufaranga duke mu bwa bushobozi bwanjye nanjye nkihiringa, nkaba nabasha kugira business idea, ariko kuko muzi ko mwebwe mwamaze gupanga ko hari ibyo ngomba gukora, hari umurongo ngomba kuzanyuramo mpaka mfuye, mwe mwarabipanze, nanyura ku ruhande ni munshyigikire.
kandi nanze nabibereka nibibe umwana w'umukobwa ashaka kwiteza imbere araza ati nge mwamfashe gutya azana umushinga aravuga ati mfite ibi birananinga mumaye nka miliyoni 2 ejo cyejo ubundi nazigarura kuko iki kintu cyakora ati se bizagenda bitari bimwe twavugaga conflit de generation nta mutungo uragira nangwa tufite ntacyo amafaranga urayabona ute nimba uri kutureba uri umubyeyi ninde wakubwiye ko umwana wawe akoze ibyo ukora cyangwa abayeho uko wabayeho ari bwo yatera imbere kuki wumva ko iyo nzira waharuye we wumva ari yacamo nitwe turi kubyaro natwe niko twarezwe ariko se twe turi kubyaro abana bacu dushaka kubarera gutyo kuki wumva kuko warezwe ari nako warera byarangiye rero wenda dukomeje kuri ako ga short summary ninde kuguha byarangiye umubyeyi avuze ati ngewe ibintu numva ushaka gukora n'iki nayo amafaranga nago uko muzi narakwibyariye narakureze ntacyo ushoboye ngahubwo ngo nakabaye ngushakira nk'umugabo ngo biki ngo nta musore muzi ngo bigende gutyo iyo ni story yanyeretse ko harimo ikibazo kivuga ngo nta bushobozi ufite kuko narakubyaye narakureze ariko urakura yego kuki ubona nk'uri nyuma ukumva ko mu mutwe hadakura kuki wumva ko ibyo utekereza ari byo nakabaye nkora icyo ni nacyo kibazo gihari tutanagiye kure mu kibazo kiri mu bakuze n'abatoya abakuru bashaka tugendere mu myumvire yabo cyo ni icyambere abatoya nabo dushaka kujyana n'isaha igeze na balance iri hagati bizagarurwa nande ibyo rero nibyo twakabaye dukora ahubwo bikorwe gute icyo nicyo ibintu gute aho ababyeyi bagomba kwizera abo bato n'abato bakizerwa n'abakuru ibi bintu reka tubabwire uburyo babigarura ndumva ari cyo kintu cyadufasha twese kigafasha abatoya kigafasha n'abakuru reka duhere ku bakuru yego abakuru tubashimire ko muba mwarabyaye abana mukabarera mukabategura nuko bazabaho ni na byiza ariko mwibuke ko umuntu arakura gukura ntabwo tuvuga ari mu nyama mu kumera ubwanwa n'ibiki n'igihagararo reka nkoreshe icyo gihagararo no mu mutwe buriya tujya ku ishuri tujya hariya gusenga tujya muri biriya birori dutamakwe duhura n'abantu batandukanye banyuze mu buzima butandukanye bakora ibintu bitandukanye hari uwo muganira akaba yaguhindurira ubuzima akaba yaguha igitekerezo gituma wakora business runaka noneho rero ikintu kiba gisigaye nk'umubyeyi musabwe gutega amatwi ba bandi batoya ntabwo bivuze ko ibitekerezo byose bazanye ari ukuri ari byiza ariko ukamwumva byibuze kuko buriya mu kinyarwanda avuga ko kami ka muntu ari we mutima we sibyo ubwo icyo kintu yavuze yakunze aba yumva uburyo yagikoramo n'uburyo byazagenda ahubwo ikisigaye ni uko wamugira inama cyangwa se ugashaka abantu bakora consultance nk'uko Biscom ikora bakabasha gushepingira umwana mu nzozi z'ibyo akunda aho kugira ngo umwereke ko yatekereje nabi byapfuye niba wumva ubwo bushobozi utabufite hari ibigo bigira abantu inama y'uburyo wakora umushinga mwiza kandi ugatera imbere musiporte wegera icyo kigo bagufashe noneho bamukorere business plan neza cyangwa se bamugira inama mu byo ashaka gukora nta nubwo bitwara amafaranga menshi yego hanyuma icyo kintu kibe kirabaye aho ni ku ruhande rw'ababyeyi basabwe kubatega amatwi bakabumva bakabayobora muri bya bindi bashaka ariko nushaka kumufata arabona aririrwa kuri internet social media zaraje n'ibiki ariko nibyo abandi bakora abandi bana bagenzi be biganye abo babana business bakora ari kuzibona ubu umuntu ufite imyaka 60 business idea afite ntabwo yahura n'uyu muntu ufite imyaka 20 no munsi yego kuko wari gutekereza agendeye kuri life experience ariko ndari gukora agendeye ku buzima buhari bw'uno munsi cyane cyane bushingiye ku ikoranabuhanga ndetse n'imishinga igezweho bitavuze ariko ko nabo bantu nabo bi-updating harimo n'ababyeyi nabo bi-updating nabo mutaza kunera amabuye nacyo kirahari kuba babikora byo barabikora ahubwo nuko batari gushaka gusangiza babana ahubwo ngo babashyire nabo muri system ibafasha kugera ikindi nanjye hari ikintu ushaka kongera kuri ibyo bintu wari unavuze hari ukuntu nabonye ababyeyi b'ino minsi basigaye barera abana bakumva ko kubakingirana mu rugo ari cyo kizafasha wa mwana gukurana umuco gusenga inshuro nyinshi bitwaza ko ngo abakozi bangiza abana babigisha imico mibi cyangwa se iyo basohotse baba bagomba gusohoka bagiye ku ishuri mu makuru de soir ndetse wenda no gusenga none abana bakaguma mu nzu bakingiranywe mu bipangu bakarereshwa computer ifite internet bakarereshwa televiziyo zifite smart TV rubashe ku accessinga arebe ibiri hanze yego umwana akagira ubumenyi na information yashatse yanirebeye online utazi ko afite yego
wa mwana akazibika mu buzima bwe akagira uko abigenza, ariko wibuke ko umunsi azagira ibyago akagucika, uzagira ibyago wowe mubyeyi wamukingiranye, nagenda azagenda afite amatsiko y'uburyo yashyira mu bikorwa. Social media 90% social media muzitondere ziriho scam nyinshi, ziri ibintu bya fake byinshi. So ati natareba amashusho y'urukozasoni azabona ba bandi bakoresha ibiyobyabwenge, azashaka ba bantu bigize abastari bageze gute, kandi benshi umubare munini ubu usanga hari imyitwarire bafite udakeneye ko umwana wawe amenya mu gihe atarabasha kwifatira umwanzuro, ari nacyo umurinda ukinga. Yego, uwamukingirana ariko ukamusigira aho biri, ubu mukingiranye mu cyumba birimo kurusha uko yasohoka agahura nawe, kwanza nta nubwo bapfa guhura mu kumufasha ukamugeza yuko anamwereka bimeze gutya, ariko ubyirinze. Ngombwa kubwi abantu benshi bumva ko iyo uhaye umuntu amakuru y'ibintu uko ibubi bwabyo uba umuhaye ubumenyi bwo kubikora. Tuvuga ubwo umwana ati itabi si ryiza iyo urinyweye rikwangiriza ubuzima, ni urugero. Hanyuma ukumva ko numuhaye makuru umusobanuriye azatekereza uko ashobora kurima, ariko se bwo kutabimusobanuriye arajya kuri YouTube arebe babahanza akunda b'abanyamerika bandi urabizi ko ari itabi za Jamaica, bone barabitumura, bone ni byiza, yicaye muri za ntebe nziza nk'izo uwo muhanzi yicayemo, arabikora nk'uko nawe abikora. Ahubwo byaba byiza tugiye dufata amakuru tukayaha abo bana bacu turimo turera, ahubwo bo bakazakora ikintu bari informed on, nuvuga ngo bagiye kugikora ko bagifite amakuru ko ari cyiza cyangwa ari kibi. Nimumubwira ati itabi ni ribi ririca ABC byose ukabimubwira ingaruka zaryo, we none ukazareka we yajya kurinywa akajya yibuka igihe cyose ko yabwiwe ko izi ngaruka zahura nazo. N'ubundi ashobora gukomeza kurinywa kuko umuntu nyine ni mugari, aracyagomba guhita marika hisemo ikintu afite amakuru kuruta none ko waramukinyanye ngo ntuzajye mu bintu by'ubusambanyi, ibintu n'ibibinga, ariko umubwira utamubwira ingaruka zabyo, umusobanurire bikorwa gutya, wabyirinda utya, iyo ubikoze havamo izi ngaruka, ukwiye kwitwara gutya mwana wanjye. Aho ni kubijyanye no kurera abana batoya. N'uwo cyane no kuba amakuru. Amakuru burya afasha abana cyangwa afasha abo bajene batoya guhabwa umurongo, ku buryo niyo akoze ikintu kibi wasigarana yenge bavuga ati iki kintu nakoze ingaruka ni ziza nari nziza. Tuhita tuzijyana na byandi twahereye byo mu ma business n'ibindi. Yego, nimba ubona umwana wawe wenda afite ibitekerezo runaka, ashaka gukina umupira, ashaka kuba umuhanzi, ashaka kuririmba, ashaka gucuruza bitandukanye n'ibyo ucuruza, mufashe, mwegere, ahubwo noneho mumuha amakuru y'igituma udashaka ajya muri ibyo. Ariko nayo ntashingire ku marangamutima y'ibyawe y'uburyo ubibona, kuko uburyo abantu dutandukanyije mu buryo dufatamo risk. Haba ubwo wowe risk uri kwanga gufata, we ayifashe yamukiza kurushaho. So umusobanurire, umugerageze, umufashe. Twababwiye ko ushaka kwegera ibigo bitanga ubujyanama cyangwa bugishwe inama kuri ibyo bintu, bakamufasha, bakamuha umurongo, ukamuha amakuru ari fact kurusha kumuha amakuru ashingiye ku marangamutima. Yego, sibyo? Ikintu kibita kamera wowe uri guhana umwana ushingiye ku marangamutima, kuko nawe wakuze ari byo bakubwira. Ora nta muntu ugenza gutya ngo nta mwana utasambiriza ijoro, nimba sakazi afite shift ya nijoro. Yego, kuko ubu ngubu iterambere rigeze, birashoboka ko umuntu akora kuva saa 12 za mu gitondo kugeza saa 6, abandi kuva saa 6 kugeza saa 1 z'ijoro, abandi saa 1 z'ijoro kugeza saa 6 z'ijoro, abandi saa 8 kugeza bukeye. Yego, none uri kumubwira ngo we wakuze bakubwira ngo nta mwana urenza saa 2 atarataha, we none hari kujya mu kazi. Ubwo se urumva uri kujyana nawe, urumva uri kujyana naho iterambere rigeze. Ariko nkuko wigeze kubivuga nanone, kwa rubyiruko harigero byitwaza. Twari turi kuvuga ku ruhande rw'ababyeyi, uhita ukomerezaho twinjire ku rubyiruko narwo, kuko iyo ni impamvu uko wari ukomeje komeza uko hari uko babyitwaza, ukuntu babyitwaza, ugasanga donc bagiye gufatirana kuba kwa ababyeyi nabo baboroheye, noneho bakabikoramo ibintu byabo. Bakavuga ati none umwana wanjye ni mukoresha kwifatira umwanzuro, akagusiga mu rugo, yaza agasanga wagurishije televiziyo, ubaye wagiye kugira, yagushyize muri company, wa amafaranga wayariye n'abacuti bawe, umwatembere mwagiye ku Gisenyi, wasinye ibintu bitari ngombwa. So ugasanga nyine ahoramo cya kintu. Ahubwo noneho dushobora kureba ni hehe abakuru n'abatoya twahuriza ku meza y'ibiganiro ahuza generation. Ikintu gihari buriya bavuga ko amatagira gitereka,
wa mubyeyi we ufite inshingano zo kurera uwo mwana yego ukamuzamura. Njye sinabyanze biriya byo kubarera, kubaha ingamba, kubatekereza kugira gute, ariko wumve ko hari ikigero agomba kugeramo ukamwigisha gufata inshingano ku giti cye. Kugira ngo niba umubona ubyaye umwana uba ugomba kumuteguramo umuntu runaka wifuza akazaba cyo, ukagira vision wowe ugiye kumubyara, cyo kibona wabyaye umwana ahita ugira vision z'icyo wumva azaba cyo, ugendeye ku iterambere aho rigeze, ku ikoranabuhanga, ku bintu byinshi bigiye bitandukanye. Uvuge ngo nifuza kumurera muri ubu buryo, niyo mpamvu tubajyana mu mashuri atandukanye. Yo nta bushobozi wabuze umujyana mu ishuri nyine kuko uzi icyo ashaka, ukajya umuhitiramo ibyo yiga kuko uzi icyo azakora, sibyo? Naho ngaho kuvuga ngo abana bitwara nabi, uruhande rumwe yego ndarushyira ku babyeyi, ariko urundi mbishyire no ku bana, ariko abana ndabakuramo gakeya kuko umwana akuze umubwira ngo iki kirazira guhera afite umwaka, kenshi arabikurana. Ikindi ababyeyi bakoramo ikosa, hari ukuntu iyo umwana atangiye gukura ajya kwiga muri za boarding, muvuga ngo yagezeyo ku ishuri, ntuzongere kumusura, ntuzongere kumuvugisha ntacyo, ariko no kumusura niba akajya guhamagara ngo mba namuhaye amafaranga mba nagize gute. Ku ishuri bahuriraho n'abana benshi bafite imico myinshi igiye itandukanye. Iyo utakora ikintu bita follow up, byibuze ugenda unagereyo umurebe umenye ngo amafaranga uyakoresha cya bigenza ate, bigenda gute, jya wihangana mugera. Ubwo ni bwa burere navuze, kuko burere dufite inzira nk'eshanu: hari mu rugo, hari ku itorero aho dusengera mu madini, hari ku mashuri, hakaba muri sosiyete twirirwamo, ndetse hanyuma naho dukorera n'abo twirirwa n'aba abantu dukunda kuba turi mu kazi, sibyo? Ahantu hose hari byinshi tuhigira. Iyo mico rero niyo ituma ibyo byose ashobora kubyangiza. Aho hantu hose ugomba kumekinga shuwa ko wamukurikiranya, akaba ari no mpamvu bizakunda. Ariko nabwo ukamukurikirana utameze nk'umuntu umukontora umugenda, utameze nkaho uri kumwe. Hari uburyo tubikoramo. Reka ubutaha tuzakurikirana ni gute nabasha gukontorora umwana wanjye, kumurera neza gutya n'iki. Ibyo nabyo hari uburyo bigomba gukorwamo, ku buryo wamenya 5 kuri 5 utamuhutaje, ukamenya imyitwarire y'umwana wawe, ukamurera uko ubishaka kandi agakura neza mukundana, atanabangamiwe n'uburyo umuganiriza, ahubwo akumva kuri inshuti. Abana bo ujya kumva ngo mama ngenda, ngo papa ngo ngenda, nguranyanga. Hari igihe umwana akubwira ngo ese warambya, are you my father? N'igihe cyose ugiye kumukosora umubwira nabi. Izo mvugo ibyo biki ntago bifasha. Ibyo nabyo tuzabikoraho ikiganiro. Ahubwo abana namwe mwegera ababyeyi, mwitwarwa n'ikoranabuhanga, yego nibyo, ariko uzubanza umusobanurire neza. Hari ukuntu bari kugendera mu kigare, ngo nabonye umuntu ngo ari gucuruza amafaranga kuri internet, ngo yarakize, ngo cryptocurrency, ngo nanjye ngo mu mafaranga nanjye nshora. Urashora mu bintu ubizi, nturi kubasha kubisobanurira, ahubwo waza ukababwira ati hari uburyo nabonye, sobanura neza. Ni nka kumwe tubwira abantu, ugiye gukora umushinga, urashaka abantu bagutera inkunga, banza ukora inyandiko y'umushinga neza, uwusobanure. Abana nabo bigendera mu kigare, bafashe bya bitekerezo byabo, babikusanye, babyegeranye neza. Mbere yo kuza kubwira umuntu ngo amafaranga njye gukora iki kintu, ubwo mubwira ati wamfashije nkinga gukora iki kintu, kanabandi bagikora kandi bakize, umwereke ingero z'abantu 3 cyangwa 4 5, none hagufashe. Mwiza mushaka kwita mu kiruru urubyiruko rw'iyi minsi, ikibazo yewe ngo maye ngo miliyoni 10 ngo nahita nshora ngo muri kekayori, ngo nahita nyere. Ntabwo kabazo gahari. Ni urubyiruko ruri gushaka inzira ya bugufi yo kwita ugera ku bukire, kandi no gushaka kwigereranya n'abandi na bagenzi babo. Uyu muntu uri kubona utunze miliyari ku myaka 50, azakubwira urwo rugendo usanga amaze imyaka 30, none ugahita ushaka kuba kurusha imyaka 50 cyangwa 60, uhita ugera ku rwego rwe, ugende mu modoka agendamo, ugira inzu nk'iyabona, ushake ku bana bawe biga aho abana be biga. Yego, we yabayeho ababaye, arababara, aravunika, arongera aravunika, amenya inzira, amenya uko bava mu bibazo. Wowe nibwo ukiza, nihuye n'ikibazo urashaka iki? Urashaka kugenda mu modoka nziza, wowe ufite imyaka 22 unayiguza ageze imyaka 50. Ntago mbirwanya kuba yayigenda, kuko abajene bafite amahirwe ko ashobora gukora amafaranga menshi, yewe akabona nayo mafaranga. Ntago mbirwanya, ahubwo we wishaka kubaho waremereje ubuzima, utazi uko abandi aho bakura amafaranga yabo. Icyo nicyo nendaga kukubwira. Nawe niba bishoboka mu rugo bayiguhaye, ufite ubundi buryo cyangwa wakoreye amafaranga, buy it. Ariko
urwo rugamba muriho rwo kurwana n'ibitekerezo, rwo kurwana n'iterambere n'ibintu bigatuma musuzugura abakuru. Nanone baravuga ngo nta murozi wabuze gikarabye. Muba mugomba kumva uko wakora kose hari inama z'abakuru. Kuki habaho abakonsiritasiyo? Kuki habaho abajyanama mu kintu runaka? Abakurusha ubunararibonye. Hari abajyanama baba bahari nabo bagisha inama mwe gufata imyanzuro yanyu ku giti cyanyu. Ikindi kiri kugora urubyiruko ni ukutamenya imbuga za nyazo, site za nyazo zo gushakira amakuru. Icyo abonye ngo injiza 20,000 ku munsi, ngo business nziza wakora, ngo zana 10,000, ntabwo babucana menshi. Iyo muje muri 10 ntabwo ababonye jana uwo muntu. Nayo makeya we arimo arayakusanya yagerayo. Ariko atwaye na duke wari ufite. Itonde harimo ubujura. Ibintu utavunikiye ntabwo byakunda. Mu nama zanjye natanga abakuru mwumva abatoya mu bayobore, abatoya namwe mugisha inama abakuru. Hanyuma ariko byose mubikore mu buryo bw'iterambere, hazemo ikintu cy'ubwumvane n'ubwizerane. Umutoya yubaka icyizere mu mukuru, umukuru nawe agirira icyizere umutoya. Hanyuma aho hantu nibo bazajya bicara ku meza y'ibiganiro bakavuga ngo okay, ibyo wambwiye nabyumvishe, ibyo wambwiye nabyumvishe, kubera bwa cya cyizerane dufite ndagufasha, ibi nibyo nshoboye, nanjye ndabigenza gutya. Ndongera akantu gatoya, kubera cya cyizere cyabaye hagati bantu bakuru, bantu mwabonye inzira, mwabonye amarembo, ni muha amahirwe abantu bato, mubaha amahirwe yo gutangira. Buriya nta kintu cyiza nko kubona umuntu uguha platform yo kugerageza ibyo ushoboye. Iyo ugize amahirwe ukabona umuntu arakwizeye aguhaye platform yo kugira ngo ugaragaze ibyo ushoboye, ugaragaze imyinduka, ayo mahirwe ujya afata kandi yakoreshe neza, uteze imbere aho ukorera. Nawe nugera n'igihe cyo kwikora uzaba uzi ibyo ukora kandi bifitiye umumaro society. Naho ntituzakomeze gukora turwana ngo abantu ntibatwumva, ngo ni natwe ntibatwumva, duhora turwana gutyo. Dushake joint. Dusoza ari indi myumvire urubyiruko rufite itari myiza yo gushaka kwita ukorera amafaranga. Arakantu uvuze ka platform, shaka ahantu nushake wowe igishoro ufite ni wowe ubwawe. Shaka ahantu ahubwo hatuma ugaragaza ibyo uzi nubona aho bigaragariza nibwo uzatangira kubona abaguha amafaranga. Banga gukorera ubuntu. Ahandi mu bihugu byateye imbere umuntu arangiza kwiga nka kuno umuntu avuga ngo hano ngo hari internship, ngo hari amahirwe ngo ukaba waza tukaguha platform ugakora cyangwa bakavuga icyo kuvuga gukorera ubushake. Mwanga gukorera ubushake. Ahandi barishyura kugira